rero twabibonye uwitwa Aria zamwakanye noneho imitwe sinzi noneho arimo guteka ko iri buze gukunda. Twabibonye ubushize twabonye uwitwa Cedric abasha gukora kunda, kandi mwibuke yuko aka kanya twarabibonye yuko uyu mukobwa ahamagara atara mbere yuko aza hano kwa Cedric amaze kuneka arimo kuvuga ngo Cedric arimo kubona nyine ari umukire, koko ari umukire, twabonaga koko nanda afite. Aka kanya rero Cedric ibyari yateye imibare nabi, niko gusanga Cedric muri biro. Mu gusanga Cedric muri biro, Cedric ashaka gukora kunda, ariko witwa Aria aramwangira ati reka ashaka kwigira nabi. Cedric abona yuko arimo gushaka nko kuba yateka imitwe, niko kuvuga ngo reka turebe ikintu, turebe nkore kuri iyo nda ndebe menye ko numva irimo gufobagana cyangwa itarinda ikomeye. Tubabizi ko inda abarinda nyine ubona yuko ari inda ikomeye, ariko we yakuragaho gusa nkaho harimo n'ibintu yaba yarashyizemo kugira ngo abeshye yuko ari inda. Rero witwa Aria nta kindi kintu wakoze usibye gufunga umutwe akavuga ngo ntabwo uri bukore ku nda yanjye kuko urimo gushaka kubangamira umwana wanjye. Kandi turabizi ko ubundi papa w'umwana akora ku nda akayiryamaho akagira utakumva uko umwana ameze, kugira ngo n'ibyishimo bya papa we bigere ku mwana, kugira ngo umwana azanavuke neza. Ariko Aria yafunze icyo bita umutwe kuko azi yuko noneho birimo kumurangirana cyangwa barimo kumurangirana, ari mu mazi abira muri make, imitwe irimo kumushirana. Ako kanya witwa Cedric rero yafashe umwanzuro yarakaye cyane, avuga ati noneho nimba ngewe utarimo gushaka ko nkora kunda, reka noneho ngewe mpamagare Kami, noneho ari we uza ubikore. Ari yashaka kumubuza, ariko Cedric afata umwanzuro. Mwibuke ko iyi nda yateje ikibazo hagati y'urukundo rwe ndetse no kuba byaramugaragaje isura mbi. Ibi bintu rero biramutse bigaragaje yuko iyi nda atari iya nyayo, hano uwitwa Aria mu maboko y'ubutabera byanga byakunda arahita afungwa, kuko gufungwa iyo usebeje umuntu ukamusebya witwaje nyine kumusebya ngo nisebanya, kumushyiraho igisebo, barabifungira ibyo ngibyo. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Rero uwitwa Cedric ahise afata umwanzuro, ahita agenda ajya guhamagara uwitwa Kami. Aramuhamagara, telefone yanga gucamo, ahita afata umwanzuro wo guhamagara uwitwa Tricia, amubwira ati rero wari uzi n'ikindi, ati ndashaka kuza hano ati ukansuzumira inda y'uyu mukobwa, kuko ndimo kuyikoraho nkumva irimo gufobagana, ndimo kuyikoraho nkumva ntabwo ari ibintu nyine bisobanutse. Ati rero nkeneye kuza hano ukagira ute ukamfasha kubyiyinda pe, kuko ntabwo noneho uriya mukobwa ashobora kuba nyine arimo yarabeshya. Ako kanya rero uwitwa twese tubona uwitwa Lucky ari kwa Alice arimo kumubwira ati rero Lucky nari nagutumijeho kugira ngo tubashe kuba tuganire ku bintu bya Shalom. Ati se gute bimeze bite? Ati rero Shalom ati aka kanya ngiye nakomeje kwiyumvira papa arimo kuvugana na Shalom kuri telefone nk'uko nabikubwiye. Ikindi kintu ni uko urebye neza uburyo papa yaje kumbwira ngo Shalom aramutse agarutse ngo namubabarira ibintu nk'ibyo ngibyo, nabyo byanteye ikibazo, ku buryo aka kanya narimo kuvuga ngo mwagure cyangwa muzure dosiye kugira ngo mumenye yuko Shalom aka kanya ari hano hanze, kuko uwitwa papa ibintu arimo kumbwira biragaragara yuko ashobora kuba avugana na Shalom byanga byakunda. Rero Lucky yahise amubwira ati humura, ibyo ngibyo ntibigutera ikibazo, kuko n'ubundi ntabwo dosiye twigeze tuyiryamisha, n'ubundi isaha aramutse agaragaye yahita afungwa, kuko hari ibirego nyine bimuriho bivuga ko dosiye ya Shalom iracyarimo guhigwa byanga byakunda. Turabizi ibyo byose yazize, imitungo y'abandi, gushimuta, ibintu byose bamurikaga, byose byatumye atoroka, no kuba yari afite impapuro zitari kopi kandi akiyitirira kampani y'abandi. Kandi na nubwo turacyibuka ko hari umuntu
wahamagaye Shalom amubwira ngo nagira ute naturuke. Uwo muntu nawe biracyari ihurizo yo kumubona, dukeneye kumenya ati ninde wabwiye Shalom ngo aturuke. Aho ngaho rero twavuye duhita tugaruka uwitwa Ariya zamwakanye cyane, zamwakanye rwose. Noneho arimo guhamagara ati noneho ibyanjye birarangiye, ati ibyanjye birarangiye, ati ubu ngubu noneho baramvumbuye. Ni ukuvuga ngo baramvumbuye yuko inda atariyo. Byanga byakunda inda twamaze kumenya yuko atari iya nyayo. Ati buriho bamvumbuye yuko inda atariyo. Uwo yabwiyaga rero bisa nkaho atigeze abyumva neza, aramubwira ati ariko nta kibazo, ndakora ibyo byose urimo kunsaba byose ndabikora rwose, sinzanakuvuge, byose ndabyishyiraho mvuge ko ari ibyanjye. Bivuga ko uwamutumye nagashaka yuko uwitwa Ariya avuga uwamutumye. Arangira amubwira ati wowe nsezeranye yuko umwana wanjye utazagira ikintu na kimwe umutwara. Mwibuke ko Ariya twamaze kubona yuko ibi byose arimo kubikorera umwana we, kandi urabizi ko tugiye kuvuga ntacyo umubyeyi atakorera umwana we. Hano ngiye Ariya ari ikijyanye kuko n'umwana namwumva cyane, namwumva cyane kuko nta kintu umubyeyi na kimwe atakorera umwana. Gusa hano uko bigaragara noneho ikarita yicuritse birimo yabuze noneho uko abigenza, kuko yatangiye nyine kuvumburwa byanga byakunda. Aho ngaho rero akaba rero n'umubare yateye nabi wo kuza ngo kubana na Cedric. Ntabwo wabana n'umuntu umuhisha, ntabwo bishoboka, ntabwo byashoboka. Ntabwo wabana n'umuntu umuhisha ikintu nk'icyo ngicyo. Rero aho ngaho twavuye turangije twiza kuri Tricia amaze kuza. Yaje rero abona asanga Cedric ntaho uhari. Mu gusanga Cedric ntaho uhari, arangije aricara akanya gatoya, uwitwa Gihozo ahita aza. Gihozo mu kuza yaramuzaniye nyine impapuro zo kugira ngo asinye. Rero aka kanya Gihozo Tricia yahise amubwira ati rero ibyo bintu nta mwanya mfite n'iki, kuko uwitwa Cedric arimo gutongana na Ariya, barimo gupfa kubyinda. Uwitwa rero Gihozo yahise avuga ati ariko ubundi barapfiki inda atariye n'ubundi atari iya Cedric. Ubu aka kanya Gihozo noneho nta nubwo aramenya yuko inda itarimo. Wenda iyo nda iyo iza kuba irimo, iyo nda nta niyirimo. Nibyo rero Gihozo yavuze ati barimo gupfa iki. Ukabona Gihozo wenda arimo kumwamagira, wenda amushyira ku ruhande, ariko turabizi ko Gihozo muri ino minsi arimo gukora akazi katoroshye. Gihozo arimo gukora akazi katoroshye. Bivuga ko ngiye byari no kuba binshimisha uwitwa Cedric agahamagara Gihozo, akaba ari we uza gusuzuma iyi nda y'uwitwa Ariya. Nibwo byari gukunda, kuko Gihozo nawe turamuzi ko ari hejuru, ntabwo wari kuzanira imikino twabonye. Ako kanya rero twaje kubona witwa Ndeyunguyu witwa Dani yicaje papa we, aramubwira ati rero papa, igihe kirageze ko nkubwira ikintu. Ati se undi niki? Ati igihe kirageze yuko nkubwira yuko ngewe na Kami twafashe umwanzuro yuko mu mezi 2 tugomba gukora ubukwe. Rero papa we ntabwo yigize abyakira neza, cyangwa nyine ngo abyakire neza cyane, ahubwo yamubwira ati reba mushiki wawe ntagiye gishize ubukwe bwe bwanze kuba. Ati urumva neza ko uramutse ukoze ubukwe vuba gutyo bingana gutyo mushiki wawe atariyakira, byaba bigaragara neza. Nibuka ko ariko abyumva. Aka kanya witwa Dani yagakwiye kuba abwira papa ati rega biriya bintu ntabwo ari byose, mushiki wanjye nta kibazo afite cya Shalom, nta n'ikibazo afite cy'ubukwe. Yagakwiye kuba bivuga ati ntabwo ngewe nahagarika ubukwe kuko mushiki wanjye nta n'ikibazo afite kuri ibyo bijyanye n'uko. Ariko impamvu yarise kubivuga ni uko hari ibyo nyine baba barimo guhisha papa we, kugira ngo bitazura izindi dosiye zikatuma banavuga ati wenda nibyo byatumye Shalom agenda, ugasanga papa we atangiye kubivuga nabi cyangwa atangiye kubibona nabi. Rero papa we yamubwira ati urabona mushiki wawe bimeze gutya na gutya, tubikoze yahita avuga ati nihangana murimo, ubukwe bwanjye bwagenze nabi ariko bwa musaza wanjye bugenze neza. Ariko Dani hano yabaye umuntu w'umugabo, kuko ari undi ukeneye nyine kubana n'umuntu ukeneye ubukwe n'iki, yahita undi abivamo avuga ati mushiki wanjye nta kibazo na kimwe afite kijyanye na Shalom. Aho ngaho rero twavuye Dani amaze kwemera yuko nta kibazo rwose
ubukwe yabwimura bukigira imbere. Rero ako kanya witwa Cedric yahise asanga witwa Tricia aramubwira ati ndagira ngo ujye kunsuzumira uriya mukobwa witwa Aria, ndagira ngo ujye kumusuzuma, numara kumusuzuma ubundi unzanire amakuru, ubanze urebe iranda kuko nimba ari iya nyayo. Ati kandi uriya mukobwa nabonye atoroshye, nagiye twarakundanye ndanamuzi, ntabwo yoroshye. Ati rero ugende umuguyaguye umwereke yuko niyemera yuko inda akanyemerera kuyireba cyangwa nawe akemera ko ati umwe mubwira ati ko dushobora no gusubirana. Ati Cedric namara kubona yuko ari iye mushobora no gusubirana. Umuguyaguye nibyo yamubwiraga ati wowe ugende nyine wicishije bugufi, nibyo yashaka nkaho arimo kumubwira. Ati ugende wicishije bugufi kugira ngo nyine umuguyaguye nyine amere neza, ubone n'ideni kumubwira ibyo ushaka kumubwira. Aho ngaho rero uwitwa twese tubona uwitwa Gihozo amakuru ya mbere, feri ya mbere yahise agana kuri witwa Alice. Arangije amubwira ati Alice rero mufitiye amakuru. Ati sa yahe? Ati rero mufitiye amakuru yuko aka kanya gusa, ariko uwitwa Gihozo ntabwo yavuze amakuru neza kuko yagakwiye kuba yabwiye Alice ati aka kanya uwitwa Cedric arimo guhangana cyangwa arimo gutongana n'uwitwa Alice kubera inda. Kubera inda barimo gutongana. Ibyo bintu rero byagiye gushimisha uwitwa Alice, arimo gutongana n'uwitwa Aria nako yego. Rero ibyo bintu byagiye gushimisha Alice yuko uwitwa Cedric atarimo kwemera nyine iriya nda. Ariko hano uwitwa Gihozo ntabwo yavuze amakuru neza kuko yavuze nyine mu buryo nanjye ntashobora kubwumva kuko n'uwitwa Alice ntabwo yabwumvisha. Yavuze ati ati Cedric rero yahamagaye uwitwa manager cyangwa uwitwa Tricia ngaze ngo barebe ng'ibyinda, ku buryo uwitwa Alice nta kindi kintu yavuze ati cyangwa uriya mugore wabona agiye kubyara ko iriya nda yari imvutse. Ahita arangiza akomeza kurenzaho ya magambo yitwa ko nawe twabonye nawe atari umuntu wumva cyane nyine cyangwa utizera Cedric kandi amukunda. Aravuga ati nyamara biriya bintu bya Cedric na Aria babiziranyeho. Ati ibyo bintu babiziranyeho kuko nibyo bagiye gukora babikoze babiziranyeho. Ati rero na biriya babiziranyeho. Ubona nyine nawe ari ukuntu azanyemo amatiku ukuntu, kandi yagakwiye kuba yumva ati nyamara Cedric noneho ubwo barimo gupfa inda birumvikana yuko inda n'ubundi ati Cedric atarimo kuyemera, bigatuma bimwongerera icyizere kugeza naho uwitwa Alice yahise abwira yabwise abwira Gihozo ati iceceka garukira aho ngaho. Twahise rero tubona uwitwa Tricia yinjira mu nzu, yahise yinjira aho uwitwa Aria ari. Arangije aramubwira ati rero narinje kureba iby'iyo nda yawe. Ati ngewe ntabwo nshaka yuko hari umuntu unkorera ku nda. Ati murashaka kunyicira umwana? Ati ndabarega. Undi amubwira ati ariko kubera iki? Nimba wanze yuko Cedric agukoraho, ati ariko ngenda umukobwa mugenzi wawe, reka dusuzume iyo nda kuko nimba ari iya nyayo. Undi aravuga ati ariko murimo gushaka kwihakana umwana wanjye gutya na gutya. Nyine ubona arimo kuvuga ibintu n'ubundi bidasobanutse kuko gukora ku nda y'umuntu ntabwo ari ibintu bikaze. Ati murashaka aribyo Cedric yavuze ati ugomba kugenda gakeya, njye nanze gukora ku nda hato uno mugore atazagenda avuga ngo inda ngo narayiroze cyangwa ngo umwana natumye avamo. Ati niyo mpamvu Cedric yafashe umwanzuro avuga ati reka mpamagare umukobwa mugenzi we ariwe uza gusuzuma iby'iyi nda. Ariwe uza gusuzuma iby'iyi nda. Witwa rero Tricia yahise bahise bamukuriragaho ku muhumetso nk'uko nkunda kubivuga ati ntabwo uri bunkorere ku nda ntibishoboka. Iki gihe arimo gutongana rero witwa Cedric yiyumviriyemo ari mu nzu arimo kumva yuko barimo gushwana, ahita yinjira. Mu kwinjira araza aramubwira ati rero ndagira ngo mubwire ikintu kimwe.
ati urimo kwanga yuko tureba iby'iyo nda yawe, ati rero nkeneye gukora kuri iyo nda kugira ngo numve ukuntu umwana wanjye tera utugere, ati rero ntabwo uri bumbuze gukora ku nda y'umwana wanjye. Undi avuga ati genda ntabwo muri buyikoreho, bigaragara yuko rwose 100% iyi nda ntabwo ari inda, ni ibintu ashyiramo. Ni ibintu ashyiramo nk'uko twamaze kubibona yuko na mbere yuko aza aha ngaha nta nda yari afite. Ni ibintu yashyizemo cyane cyane ko twumvishe ko anafite umwana, anafite umwana tutazi ari uwande, kuko uyu mwana arimo kuvuga nawe ushobora gusanga nimba yarakundana na Cedric, kuko Cedric uyu mwana bafite ni uwande, ubundi nawe tumugarukeho, umwana bafite ni uwande. Ko nta gihe kinini nacyo cyari gishize akundanye atandukanye na Cedric, ahubwo si wowe wasanga ari umwana wa Cedric, niko njye mbitekereza. Ari akaba arimo gukora bino bintu byose atari ukubera ubugome, ahubwo ari uko bashimo cyangwa bafashe nk'umwana we bakamufata. Aho ngaho rero nawe ni question mark umuntu aba agomba gushyiraho. Rero twaje kubona witwa Ari yabakurira agahu kumuhometsa ababwira ati ntabwo biri bushoboke yuko muri bukore ku nda yanjye, mudatuma inda y'umwana wanjye ivamo, nimba utanyizeye n'ubundi ntabwo uzanyizera. Avuga ibintu byinshi ku buryo Trisha witwa Cedric byamurambiye agahita yisohokera. Witwa Trisha asigarana rero na Ari amubwira ati ariko se wanze no ko umwana papa w'umwana akora ku nda y'umwana we, ati urumva kuri nyine byagaragaraga 100% yuko n'ubundi shabyanga byakunda ntabwo witwa Aria atwite. Aka kanya nabyemeza cyane ko uwitwa Aria adatwite, ahubwo arimo gushaka no kurwana no kugira ngo abone amahoro y'umwana we. Aho ngaho rero twavuye turangiye tugaruka ahantu Aria yahise aza yicara mu ntebe. Uwitwa Lucky rero yabonye nta kundi kuntu, no kwitwa Cedric abonye ko nta kundi kuntu byagenda, niko kwiyambaza inzego. Nta wundi muntu rero guhamagara usibye Lucky, kuko niwe bamaze kumenyerana. Hano rero ahamagara Lucky kugira ngo bigende gute. Ndatekereza hano Aria nta kintu na kimwe afite cyo kuza kubeshya Lucky, kuko Lucky ikintu agomba kumekinga sure neza nuko abanza kubona yuko ibimenyetso ari ibimenyetso. Icyo ni icyambere. Lucky nawe ntabwo yahaguruka ahangaha atamaze kubona ko iyi ndari ya nyayo cyangwa atari ya nyayo. Kuko abifitiye uburenganzira bwo kumenya yuko ikimenyetso ari ikimenyetso. Bivuga yuko nta kundi kuntu witwa Cedric kubigenza usibye guhamagara Lucky ngo baze basuzume ibyinda ya Aria, bayisuzume barebe ko ari ya nyayo. Ese Aria umwana we yashimuswe nande? Ese Aria noneho ibi byo arabikizwa n'iki? Reka dukomeze dutegereze n'umukiro wacu w'umumiliyoneri. Wenda wabona uwitwa Cedric yongeye gukundana n'uwitwa Alisa ari amahoro, ndetse n'ibyabo byose bikaguma ari amahoro. Cyane cyane ko hagiye hivangamo ibintu byinshi cyane, hagiye hivangamo ngaho ibya Sharomo, ngaho intunganya ziri hagati ya Cedric na Alisa zitagakwiye kubaho hejuru y'ibintu by'ibifuburikano. Ese nanone iby'uyu mwana wa Aria nawe agomba ko, ese Aria kubundi yatandukanye na Cedric, ese Cedric yakundanye na Aria afite umwana? Nibyo nabyo tugomba kubimenya. Tugomba kumenya nyine ibintu byinshi kugira ngo tumenye impamvu, imva n'imvano z'uri inyuma y'ibi bintu byose. Kuko twamaze kubona ko atari umuntu umwe, nawe Sharomo ntabwo wenda wamutekereza cyangwa wenyine, kuko twamaze kubona ko na Sharomo ajya kwicika hari umuntu wamuburiye. Ciao ciao, mukomeze mugire ibihe byiza.